nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu. Mureke dutangire dusenga twiragiza Imana. Mana Data wa twese uri mu ijuru, Imana idukunda kandi Imana itwitayeho. Muri aka kanya turi hano imbere y'amaso yawe turagushimye kuko wabigizemo uruhare. Ngushimiye ko tugiye kongera kuganira dukomeza kwibukiranya iby'uru rugendo. Uru rugendo nta muhanga rugira, ahubwo twasanze ko kwisunga no kukwiragiza ari we wenyine udushoboza muri byose. Niyo mpamvu rero tumaze kwinginga uyu mwanya ububanemo natwe, kandi by'ukuri dutangirane tuze gusozanya, mbese gahunda turayikwegure tuyise mu maboko yawe kugira ngo dukorerwe byose nawe. Kandi turaguhendanira kugira ngo ubu buhamya bugire ububasha kandi bugire umumaro mu mitima y'abazabasha kubwumva. Unyemerere Umwuka Wera aba ari ubuherekeza, aho buzinjira hose bubashe kuhasiga impinduka. Urakoze cyane kumvishe gusenga no kwinginga kwacu mu izina rya Yesu, amen. Nk'uko nari nabasezeranije ubushize, ubwo nabahaga ubuhamya mbabwira ku bijyanye n'uko nahamagawe, uyu munsi tugiye kuganira intambara nahuye nazo mu gakiza. Mu gakiza rero nababwiye ko nari mfite andi madini nabanje gucamo atandukanye, ariko maze guhamagarwa ikintu nasobanukiwe cyatandukanye naho nari naragiye nsengera, nuko hari ibintu batwigishije by'uko umuntu yakijijwe arangwa no kwihana ibyaha byose, ikinini igito n'igisa nacyo. Kwihana ibyaha niyo ndangagaciro y'umuntu witwa ko akijijwe. Kwihana ibyaha no kubireka, mbese icyaha icyo ari cyo cyose, cyaba icyo bita kinini cyangwa gitoya, kandi n'igisa nacyo. Burya hari ibintu nabyo bisa n'ibyaha. Noneho nyuma yo kwihana, ikindi kintu nahigiye muri iri torero ni uko iyo umuntu amaze kwihana abaho ikintu bita kwirinda. Kwirinda ni kimwe mu ntwaro zizatuma ukomeza kwitwa umukristo, mbese umuntu ukijijwe neza imbere y'Imana. Icyo rero ni ikintu abantu benshi badakunda kwitaho, ariko habayeho kwirinda nako kwihana ntiwirinde, burya ntacyo urimo gukora. Kwirinda ni intwaro igendana n'uko kwihana, nabo bo kwihana tubigira umukenyero, kwirinda n'umwitero. Nyuma y'ibyo, ikindi kintu nasobanukiwe ni uko iyo umuntu amaze gukizwa, ukijijwe neza, ugomba gukora imirimo myiza izaguherekeza. Ibyo uzabisoma mu ijambo ry'Imana riboneka mu Byahishuwe igice cya 14 n'umurongo wa 13. Hazagusobanura neza uburyo umuntu ashobora gukora imirimo myiza yose, kuko ijambo ryatubwira ngo turabo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu. Rero nuko ngo umaze gusobanukirwa iby'ubuntu bw'Imana, bisaba ko umuntu ahinduka completely, nk'uko wakura mu mwenda wari wambaye ukabuhinduriza ukaba icyaremwe gishya, nk'uko rya jambo rero nibeshyeho ko ngo umuntu ari muri Kristo aba ari icyaremwe gishya. Ubusobanuro bwabyo baduhaye icyo gihe, ubu nibwo nabusobanukiwe, mbona ko kuba icyaremwe gishya ari uguhinduka rwose. Rero nagira ngo twinjira mu ijambo cyangwa se mu buhamya bw'ukuntu nahuye n'intambara ngeze mu gakiza. Mbanze basomera ijambo ry'Imana, mutagira ngo biba ari ibintu by'inzaduka. Hari ijambo ry'Imana tugiye gusoma, mbese ribasha kubereka buryo ki guhamagara kw'Imana no kuduha agakiza atari ibintu umuntu aza ngo yicare hasi adamarara, ahubwo ko hari ibindi bikurikiraho by'intambara. Reka tubisome mu ijambo ry'Imana. Turabisanga ahangaha mu gitabo Ubutumwa Bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo. Niho tugiye gusoma iryo jambo, igice cya 10 umurongo wa 34. Reka rero turebe ayo magambo tuyasome. Ku murongo wa 34
ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo umurongo wa 34 igice cya 10 umurongo wa 34 navuga ngo mwe gutekereza ko nazanywe no kuzana amahoro mu isi. Sinaje kuzana amahoro, ahubwo naje kuzana inkota, ngo kuko naje gutanya umwana na se, umukobwa na nyina, umukazana na nyirabukwe. Abanzi b'umuntu bazaba abo mu rugo rwe. Ukunda se cyangwa nyina kubandutisha ntabakwiye kuba uwanjye, kandi ukunda umuhungu we cyangwa umukobwa we kubandutisha ntabakwiye kuba uwanjye, kandi utikorera umusaraba we ngo ankurikire ntakwiriye kuba uwanjye. Urengera ubugingo bwe azabubura, ariko utita ku bugingo bwe ku bwanjye azabubona. Imana ibaha umugisha. N'aya magambo nagira ngo tubanze tuganireho atugaragariza ko intambara atari ibintu umuntu aba yihangisha, ahubwo Yesu yarabivuze arabisobanura ngo twe gutekereza ko yazanywe no kuzana amahoro mu isi, ahubwo yaje gutanya umwana na nyina, umukazana na nyirabukwe, mbese ibintu bimeze gutyo. Impamvu nifuje ko aya magambo twayavugaho gato ni ukugira ngo mu ntambara nahuye nazo utaza gutekereza ko yenda naje guhinduka nk'umugore mubi mu rugo, ahubwo ko ari ibigendanye n'ijambo ry'Imana. Uko ijambo ry'Imana ribivuga by'ukuri niko biri. Niyo mpamvu uzabona umuntu ahamagarwa, akenshi ugahamagarwa mu rugo wabonaga uhuje n'uwo muri kumwe, uhuje n'ababyeyi cyangwa se n'umugabo, ariko amara guhamagarwa ukabona hajemo ikibazo. Ubundi navuga ngo iyo umuntu yinjiye muri Kristo agendana n'umucyo w'Imana. Iyo utarakizwa uba uri kumwe n'umwijima wa Satani. Rero ni ukuvuga ngo umucyo n'umwijima iyo bihuye byanga bikunda ntibikorana. Hagomba kubanza kubamo ibintu by'intambara. Umucyo iyo uje umwijima urahunga. Ibyo mwarabibonye mwese, nta muntu utacana itara iwe iyo wenda bwije ngo rebe ukuntu uzana urumuri umwijima ugakurwaho. Uko niko rero Yesu yashatse kubivuga. Ntabwo ndi bwinjiye mu busobanuro cyane bw'amagambo kuko icyo ngendereye mu buhamya, ariko mumenye ngo iyo Yesu yinjiye mu muntu umwe, niba ari umwana ukijwe mu rugo, ababyeyi ntibashobora guhita babyakira. Bashobora kubata umwana bayikigoryi, hakabaho ibintu bizatuma bamurwanya, cyangwa se umugabo yakizwa umugore akamurwanya bitewe n'uko ibyo bintu atari kubishyikira. Umucyo n'umwijima bikorerwa ku bana, ariko nyine bisaba ko umuntu yihangana izo ntambara akazirwana kugeza igihe bizakunda nyine. Ndumva rero ntatinze mu ijambo, ngewe maze kwakira Yesu, nakiriye agakiza. Intambara zaje bwa mbere ni uko umutware wanjye atishimiye ko nakijijwe. Aravuga ngo umugore wakijijwe ntabwo yita ku rugo, umugore wakijijwe ntabwo yikoraho. Murabizi muri uyu mujyi wa Kigali n'ahandi hirya no hino ukuntu abantu bikoraho, uwo muntu akitunganya, akimakiya, akigira mwiza. Ibyo byose ntarakizwa narabikoraga, ariko umugabo arambwira ati ikigiye gukurikiraho ugiye kunsebya, ujye usa nabi, usa ukuntu. Ariko by'ukuri ntabwo ariko biri. Ntabwo ko umuntu akijijwe bimubuza kumenya inshingano ze z'urugo. Ntabwo ko umuntu akijijwe bishobora gutuma usa nabi. Oya rwose, umuntu yitwara neza. Ahubwo nabonye hari abakizwa batari bazi uburyo bwo kwitwara neza, ariko agakiza kakamugorora agasa neza bikemera. Umutware rero yarandwanyije, arandwanya. Najya gusenga, uko mvuye gusenga yabaga yigendeye, akaza nijoro. Ariko kubera bimwe nababwiye ngitangira by'uko namenye neza kwitwa umuntu ukijijwe neza ari ibintu bigendanye no kwihana ibyaha ukabivamo. Umutware yazaga saa 4 cyangwa saa 5 z'ijoro avuye mu kabari kwinywera inzoga, yagera mu rugo akambaza ati uyu munsi wagiye gusenga? Kubera ko we yarambwira ati sinshaka kujya gusenga muri bariya basazi, arokore rwose ibintu byabona nta bwenge nta gahunda, sinshaka kubajyamo. Ariko kubera ko namaze kuryoherwa n'ibya Yesu,
umunsi wo kujya gusenga twasengaga kwa mbere no kwa gatanu amasaha y'umugoroba saa 11. akaza akambaza nijoro ati uyu munsi bagiye gusenga, nagiyeyo. Akababara akambwira ati ndagusabye niba uri umugore nkaba umugabo ntuzasubire gusengera hariya hantu. Wabyumvise? Ndabyumva. Ntikiriza. Byarangira wa munsi waza kugera nkongera numva kwihangana birananiye, n'ubundi ngasubira gusenga. By'ukuri muragenda mwumva bya bindi Yesu yavuze ko yaje gutandukanya umwana na nyina, mbese nanjye hari hajemo gutandukanya umugore n'umugabo. Umugabo ntashaka nsenga, kandi umutima wanjye ukunze gusenga bya bindi ntashobora gusobanura. Naragendaga yaza n'abakambaza, kandi nkabafite gahunda yo gukizwa neza, singomba gusubira mu byaha rwose. Agakiza kari pirate nakabayemo igihe kinini, agakiza kadasobanutse katari original, sinshobora rero kongera gusubira inyuma. Yaza yambaza, utwana twari duto cyane ku buryo kwa namubeshye ntabwo nagiyeyo, byarashobokaga. Ariko kubera ko nihanye ibyaha namaramaje, ntabwo nongera gukora icyaha cyo kubeshya. Ndamubwiza ukuri, nubwo njyewe nagiyeyo. Tambo iyi ni inshuro kangahe ntuza kujyayo? Noneho niba udashaka kunyumva nsohokera mu buriri. Arabanje anyirukana mu cyumba cy'uburiri, ndagenda nkajya ndarana n'abana. Akongera akaza akambaza, none uyu munsi wagiye gusenga? Ubwo yabimbaje ku wa mbere, ku wa gatanu nijoro akongera akambaza, uyu munsi wagiye gusenga? Nagiyeyo. Urumva anyirukanye mu buriri, ndimo kurarana n'abana mu cyumba cyabo. Mubwiye ko nagiyeyo arababara, arantonganya, arambwira ati niba naragushatse ukaba uri umugore wanjye nkaba ndi umugabo, nyumvira ibintu by'agakiza urimo ntabyo nkeneye, ntabyo nshaka, kandi ikimenyimenyi sinshaka guhindura idini. Ntikiriza. Aragenda ajya kuryama, nanjye nsigara mu bana. Undi munsi ugeze yarongera arambaza, none se wasubiye gusenga? Urumva ndababwira ko njye nakijwe namaramaje, ngambire kugira akakiza katavangiye, katarimo utuntu tw'amacenga n'ibinyoma. Ndavuga njye nasubiye gusenga. Arambwira ati reka nkubwire, imikorere yawe irandambiye guhera nonaha hari saa 5 z'ijoro. Arambwira ati fata akitwa kawe kari muri iyi nzu ugenda uvere mu rugo. Ubwo nabyutse mu cyumba cy'abana, ndagenda ninjira mu cyumba cyanjye. Kubera ayo masaha aho yarageze saa 5, njyewe ndeba mu cyumba ikintu ndi busohokane mbona ndakibuze. Ndahagarara nkanura amaso biranyobera, ndiyumvira kuko murumva namwe saa 5 nagutunga ati genda. Mugabo yampaye n'itike izansubiza iyo ngiyo mu ntara y'Amajyepfo naturutse. Arambwira atakira n'itike igufasha gutega ugenda. Itike ndayakira, ariko icyo gufata ndakibura. Ubwo rero yansanze mu cyumba, arambwira ati niba wabuze icyo ufata ngo ugende, nsohokera mu nzu. Amfata ku gakanu, aransohora, anshushubikanya, aragenda nta hanze, arakinga. Amaze gukinga, njyewe naragendicira muri wese. Mbwira Yesu ntumbariro Yesu twumvikane. Ahangaha ntago mpicaye kubera ko bafashe nasambanye, ntago nanyoye inzoga, nta nshingano z'urugo rwanjye nishe. Ibi ngibi ndi kuzira ni ibi byawe. Nawe wiyaranje nk'umugabo w'intwari, we kwemera ko ndara muri wese. Nta rugo rw'umuntu ujye gukomangaho, ndagumaho. Nawe wiyaranje. Ubwo rero nagumye muri wese, ndicaramo saa 6 mu kadomo. Nawe ubwo yagiye kuryama abura amahoro. Arangije arasohoka, araza akingura urugi, apfa kuvuga byo gushakisha. Aravuga ngo ngaho n'ikiveyo. Kubera ko ijwi rya nijoro riba ryihuta, ryansanze buri wese numva ko mpamagaye, mpita nsohoka ndaza. Arambwira ati ngwino hano. Twinjira mu cyumba, tugezemo arambwira ngo ndashaka kunyandikira kuhereye none n'iteka utazasura gusenga. Ndamwandikira, ndaguhereye none ntabwo nzongera kugusuzugura. Ntabwo nanditse ko ntazasubira gusenga, naranditse ngo ntabwo nzasubira kugusuzugura. Ubwo urupapuro ararufata ararubika, nasinyeho, cyandika no muri agenda.
birangiye arambwira ati ngaho ryama, sura mu buriri. Ndaryama. Wa munsi wo gusenga urongera uragera. Umunsi wo gusenga murumva nari namaze gusinya ko ntazongera kumusuzugura. We yabati ntabwo uzasubira gusenga byandika kubisinyire, ariko nge ndandika ngo ntabwo nzongera kugusuzugura. Naranditse, ndaryamye. Umunsi wo gusenga uza kugera sasa, ndicara ndatekereza by'ukuri nge numvaga Yesu anyinjiyemo. Bitandukanye n'ibyo mbona by'iki gihe. Abantu barakizwa ariko gufata Yesu n'imbaraga bikabananira. Nge numvaga nafashe Yesu n'imbaraga zanjye zose. Umunsi wo gusenga warageze nsubirayo, kandi namaze gusinya ko ntazongera kumusuzugura. Maze kujya gusenga yaragarutse kubera ko iminsi yari yarayifashe ku wa mbere, ku wa gatanu. Ubwo nari nagiye hari ku wa mbere. Araza ageze mu rugo feri ya mbere, yarambaje ati wasubiye gusenga? Ndamubwira ngo nasubiyeyo. Umugabo arababara neza ku buryo nabonye ko bibaye nk'ibimurenze. Arambwira ati reka nkubwire ijambo rya nyuma. Irya nyuma ati dore njyewe nakubuje kugenda birakunanira. Kubw'iyo mpamvu uhereye none izina Yesu ntirizongera kuvuga muri iyi nzu. Icyo nicyo cya mbere mbanje kukubwira. Igikurikiyeho niwongera kugenda ukarenga uyu muryango, arambwira ngo nzagusya ku buryo n'ifu yawe nta muntu uzabasha kuyibona. Ubwo rero yarabimbwiye, ndeba uburakari afite n'umujinya afite, mbona ibintu biriseriye, mbona birakomeye ku buryo kwa kabiri nabwiye abana ntimwumvishe ko umukozi wanjye na murumuna wanjye twabanaga, utwana two twari tukiri duto cyane, twajyaga dufata umwanya wo gusenga nyuma yo kuba tumaze guteka, tumaze kurya, gahunda zose tuzirangije, tukicara hasi tugasenga. Ya masengesho twajyaga dukora nijoro ntabwo tuzongera kuyakora kuko mwumvisha ko no kuvuga izina Yesu hano bitakemewe. Ahubwo tujye dusenga nko mu masaa 10 z'umugoroba, bigeze saa 11 dushoje gahunda yo gusenga, mwinjire muri gahunda, twinjire mu byo guteka n'ibindi, gusenga twabishoje. Ubwo twasenze gutyo kwa kabiri, mbese dusenga mu masaha ya kare kugira ngo umutware ataza gusanga tugisenga bikaba ikibazo. Buracya kwa gatatu nanone turongera dusenga muri ya masaha saa 10 kugeza saa 11. Turimo dusenga nanone ngiye mbwira Imana ngo Mwami Yesu, waravuze ngo nta muntu ubaho ku isi wagutwara icyubahiro cyawe. None uremeye umugabo wanjye agutwaye icyubahiro. Turaryamye, baracya kwa kane rero yari afite ikibazo cy'uburwayi bwa diyabete. Yajyaga ajya kwiteza urushinge kwa muganga buri gitondo, bari bataramwigisha kwitera ku buryo byasaba ko ajya kwa muganga. Afata imodoka aragenda ajya kwiteza urushinge. Ageze mu nzira ya modoka, Imana yicomoye feri. Njye numvise ko ari Imana kubera umwanzuro wavuyemo. Feri iracomoka, imodoka arayiporomokana, aragenda kubita igishyitsi, ariko aragikubita bye ku buryo igishyitsi cyashwanyaguje ya modoka. Kwa kundi yambwiraga ngo azansya n'ifu yanjye ntiboneke, icyo gishyitsi cyaseye imodoka. Iby'ukuri Imana inkora igitangaza, avamo ari muzima, ariko akomeretse mu ivi gusa, ku buryo ubwo ababimenyesheje bambwira bati umutwari warapfuye. Numvaga ko birangiye, ntangira kwitegura buryo bwo kujya kwa muganga. Mu gihe nkiri kwitegura ndimo kwambara niherereye, numva barampamagaye bati umutwari wawe ageze hano, avuye kwa muganga. Nahise nihuta nza kuko urumva umuntu bari bambwiye batarapfuye, bitewe n'ukuntu imodoka yari yabaye, bo bari bazi ko byarangiye. Naho iyi Mana ize kurinda, yaramurinze kuko ntiyashaka kumvuna, ntiyashaka ko ngira uwo mu rugo wo guhanjagara ngemura kwa muganga niba kurwaza n'ikimuzi ukuntu ari ibintu bivuna. Imuha akantu mu ivi k'ikimenyetso cy'uko yakoze impanuka, uretse ko ako kantu ntabwo kari koroshye kuko byamaze iminsi agendera mu mbago. Ya modoka rero yo uko yambwira ko azaza niyo yabaye ifu.
imodoka yabaye dekarasi. Mu gihe yari ageze mu rugo yaravuze ati buri wese uko azi gusenga, uburyo azi gusengamo, nansengere anshimira Imana kuko Imana iranyiyeretse, Imana ndayibonye. Byabaye ngombwa ko njyewe kubera rya zina rya Yesu yari yavuze ko ritagomba kongera kuvugwa, niryo nahereyeho mvuga. Ndasenga Mwami Yesu, umva nkajya risubiramo kenshi kugira ngo izina ry'Imana yanjye rihabwe icyo, kuko urumva ko Yesu yari afashe icyo bita intsinzi. Ibendera rya Yesu ryari rizamutse muri iyo nzu, kuko umugabo niwe wari uduhaye uburenganzira avuga ati umuntu wese uko azi gusenga, uburyo asengamo, nabikore anshimira Imana kuko iranyiyeretse ndayibonye. Kuva uwo munsi iryo kosora Imana yamukozeho ryamuteye kumpa liberite totali, anyemera ko nzajya gusenga uko mbyumva, haba amanywa haba nijoro, mbese n'uwanga amasengesho uburyo bwose nshatse kujyamo nahise nemererwa kujya nyajyamo. Mbese nizo mbaraga Imana yakoresheje kugira ngo umutware wanjye abashe kumbohora njya gusenga uko mbishaka. Ndetse naba ntanagiye ahubwo akambaza ati uyu munsi kutagiye gusenga, akaba ari unyohereza. Mbese Imana yacu ifite imbaraga, Imana yacu nta muntu uyirwanya ngo ayishobore. Ndumva rero ndimo ndangiza ubu buhamya bw'intambara nahuye nazo mu gakiza, nagira ngo mbateguze ku butaha nzababwira ku ntambara zakurikiyeho zigendanye no kubyara, izo kubohoka ngo njye gusenga n'ibindi byose birabohotse, ariko hakurikiyeho intambara zikomeye mu kubyara. Uzabe hafi kugira ngo uzumve uburyo byangendekeye muri icyo gice cyakurikiyeho cyangwa se muri uwo mwanya wakurikiyeho. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Nkundira Uwiteka kuko yumvise ijwi ryanjye no kwinginga kwanjye, kuko yantegeye ugutwi, nicyo gituma nzajya mwambaza nkiriho. Ingoyi z'urupfu zantaye hagati, uburibwe bw'ikuzimu bwaramfashe, ngira ibyago n'umubabaro. Maze nambaza izina ry'Uwiteka nti, Uwiteka ndakwinginze, kiza ubugingo bwanjye. Uwiteka ni umunyembabazi kandi ni umukiranutsi. Ni koko Imana yacu igira ibambe, Uwiteka arinda abaswa. Nacishwe bugufi arankiza. Umutima wanjye subira mu buruhukiro bwawe, ngo kuko Uwiteka yakugiriye neza. Ngo kuko wakijije ubugingo bwanjye urupfu, amaso yanjye ukayakiza amarira, n'ibirenge byanjye ukabikiza kugwa. Ibyiza Uwiteka yangiriye byose ndabimwitura iki?